Uburezi ni inkingi ikomeye y'iterambere ry'igihugu. Iyo bukozwe neza kandi bugashyirwamo imbaraga, niyo soko y'abahanga bubaka izingiro ry'ubumenyi igihugu gikenera mu kwikura mu bukene. U Rwanda ni igihugu gifite amateka akomeye mu guteza imbere abagore mu nzego zitandukanye, kandi ibyo byatumye bagira uruhare mu iterambere igihugu kimaze kugeraho. Muri uko gushyiraho ingamba ziteza abagore imbere muri rusange, urwego rw'uburezi ntabwo rwasigaye. Nk'igihugu gifite intego yo kugira ubukungu bushingiye ku bumenyi, abagore n'abakobwa bafite uruhare rukomeye kugira ngo icyo cyerekezo kigerweho. Uburezi bw'umwana w'umukobwa muri iki gihe mu Rwanda mbona ubugereranyije n'iminsi cyangwa igihe cyashize mbona butera imbere. Mu myaka yashize abana b'abakobwa wasangaga batitabira kwiga ku rugero rumwe n'urwo tugezeho ubu ngubu. Nkaba navuga rero ko butera imbere kuko ababyeyi barashishikarijwe, ubuyobozi bushyiramo imbaraga, ibigo by'amashuri byita ku bana b'abakobwa yaba by'umwihariko yaba ibiri mixte biriyongera ku buryo umubare w'abana b'abakobwa mu mashuri yaba ari ay'incuke, abanza n'ayisumbuye wiyongereye ugereranyije n'imyaka yashize. Imyaka irenga 15 irashize u Rwanda rushyizeho politiki yo guteza imbere uburezi bw'umwana w'umukobwa, hagamijwe gukuraho imbogamizi bahuraga nazo zirimo izishingiye ku mateka y'imyumvire itariyo. Tugerageza gushyira umwihariko ku kuzamura umubare w'abakobwa, kubera yuko haracyari imitekerereze n'imyumvire rimwe na rimwe itakagombye kubuza abakobwa kujya mu bintu bitandukanye, ariko hari igihe usanga natwe ubwacu twisubiza inyuma. Ariko iyo igihugu kibaye intentional kikabishyira no mu igenamigambi, ese niba ari ishuri mutangiye abakobwa bazigamo ni bangahe, uwo mubare tuzawugeraho gute? Mbese biravuga ko twongera tugashyiraho scholarship zibareba gusa kugira ngo tubanze tubazamure. So icyo kintu rero cyo kuba intentional icya mbere bigaragarira muri politiki ya leta, ariko noneho no kubishyira mu bikorwa. Umuntu njye nicyo kintu nashima. Byashoboka ko mu myaka 15 ishize biguma mu mpapuro gusa, ariko turabibona umunsi ku wundi muri programme z'umwihariko. Ni urugendo rutari rworoshye kandi rwasabye imbaraga zikomeye mu gufasha abakobwa kwitinyuka mu masomo atandukanye nko kwitabira amashuri ya siyansi, ikoranabuhanga, tekinike n'ubumenyi ngiro. Nize umuyobozi wacu yaratubwiye inzozi ufite uzikomereho, kandi niwiga ko kubishyizeho umutima uzabigeraho. Nicyo rero niyo yari nicyo kintu cyansunikaga, kumva ko nimbishyiraho umutima wanjye wose nkabyiga mbishyizeho umuhate nzabishobora. Inama abantu bangiraga, ariko nkashyiraho n'umuhate wanjye bwite. Abayobozi b'ibigo by'amashuri bagaragaza ko guha uburezi umwana w'umukobwa bikwiye kujyana no kubaherekeza mu nzego zitandukanye. Ingenzi ntabwo ari uko umwana w'umukobwa tumukundisha kwiga n'igitsure cyinshi, ahubwo icya mbere ni urukundo, tukabereka ibyiza byo kwiga. Iyo umuntu yumva ubwiza bw'ikintu akijyanamo nta gahato. Ubwo ni bumwe mu buryo twafasha umwana w'umukobwa mu gukunda ishuri, ariko ni na byiza ko umwana w'umukobwa aho yigira haba ari ahantu heza. Ubwo bwiza rero ni isuku, ya suku twahoze tuvuga, tugize amahirwe na infrastructure, inyubako umwana yigira hakaba harakeye, ibikoresho byose bikaba birahari. Hano rero ntabwo tuhita ishuri, tuhita mu rugo. Amahitamo meza niyo afasha umuntu wifuza kugera ku ndoto ze. Abana b'abakobwa bagiraga amahirwe yo kwiga ntibashoboraga kwihitiramo ibyo bakunda, ariko ubu biratandukanye. Nahisemo ibintu numva nshoboye, nahisemo ibintu nkunda, kandi nahisemo ibintu mbona ko bimpa amahirwe yo kuzagera ku nzozi zanjye. Umunyeshuri wese arota imibereho myiza n'akazi keza, ariko kandi bibakarusha ubumenyi batojwe mu ishuri ubu byaje umusaruro binyuze mu kwikorera nk'amahirwe ataramenyerwa na benshi. Njya gutangira ibi bintu muri ubusanzwe
nari nsanzwe nkunda fashion, nkunda kurimba no kurimbisha abandi, kubona umuntu asa neza nanjye nsa neza. Naho byahereye n'igitekerezo cyavuye, ariko kiza guhabwa imbaraga igihe naburaga akazi kanjye. Nakoreraga abandi muri covid bagabanya abakozi, nanjye biba ngombwa ko akazi nkatakaza, rero bitabima imbaraga zo kuba nagira icyo ntangira bijyanye na za nzozi zanjye za fashion. Natangiriye ku rukweto, mpita ntangira kubyiga. Icyo gihe nzamura ubumenyi kuri byo, nibwo nabitangiraga. Intego z'iterambere rirambye SDGs, intego yihariye ya 4 igamije gukuraho ubusumbane no gushishikariza abana bose kwitabira uburezi mu byiciro byose, harimo n'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro kugeza nibura muri 2030, ari nacyo cyerekezo u Rwanda rugenderaho mu guteza imbere gahunda y'uburezi kuri bose. Mukobwa nawe mugore, gumana inzozi zawe kandi uharanire kwiga neza, by'umwihariko amasomo y'imibare, siyansi, ikoranabuhanga n'ubumenyingiro, kuko ari cyo cyerekezo cy'ubukungu n'imibereho by'ejo hazaza.